Yewe Habiyaremye Augustin maze kumvisha amategeko ategeka abashyingiranwe nemeye nta gahato ko wowe yongera Ode umbere umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Ehehehe mwese muratumiwe mu gitaramo cya Nkomeza TV Group kizaga kiba buri munsi guhera saa 2 kugeza saa 3 muri kumwe n'abantu batandukanye harimo amakorali hano iwacu gakorali Rubonobono Aminuju hinduka harabatakuza ariko twe turakuzi harabatakubona abaririmbyi batandukanye ndetse n'abavuga ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Burya Imana rivuga iki? Riravuga ngo barangije bamwegereje Yesu ngo arabitegereza bararanganyamwe amaso. Dushimiye yera bamushiriye Yesu bazi yuko agiye gupfa uyu mugore, ariko kumujyana kuri Yesu bari bamushiriye umukiza. Sifa kwa Mungu. Ndetse tunasuzanya tubazanye uko twiriwe. Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Nkomeza TV, ndabasuje mwese aho muri hose mu bice bitandukanye. Niba uri mugoroba rero mwese muraritswe muze dusirimbira Imana maze ivumbi ritumuka. Erega nubwo buri mu rugo iwawe nukuri yemereye gutarama kandi umuryango wawe mukanezerwa. Nkomeza TV Group ni yanjye ni yawe mu kwamamaza inkuru nziza y'umukiro wa Yesu Kristo. Turasaba rero yuko kwihanganira ko twakerewe kubera gahunda nyinshi zabaye, ariko kandi nizere ko umwanya twakoresheje neza kuko byasigaye gukomeza kubafasha abibutsa ibisabwa ndetse bakaba byanabafashije kugira ngo tarambirwa kandi gahunda yacu ishobora neza. Rero nitwa Majyambere Samuel, akaba ari njyewe ugiye kwakira cyangwa se kwemeza amasezerano y'ishyingirwa ryanyu, kuko mwebwe ubwanyu bigiye gusezerana, hanyuma ngiye nkabafasha kwemeza amasezerano yo gushyingirwa kwanyu. Muri urwo rwego rero uyu munsi dufite imiryango 7 yiyemeje kubana nk'uko biteganywa n'amategeko, tukaba kandi twamaze kubona yuko ibisabwa mwabwirije, kuko impapuro zisabwa zo kuba mugejeje imyaka y'ubukuru mwarazitanze, mutanga ibyemezo by'amavuko ndetse
tubasha no kugenzura yuko nta mbogamizi zihari ku bijyanye n'amategeko. Uyu munsi tukaba twifuza yuko mwebwe ubwanyu twabibutsa ibyo mwabasha kuganirizwa n'umuyobozi cyangwa se n'umukozi ushinzwe irangamimerere bijyanye no kubibutsa inshingano cyangwa se n'amategeko abagenga. Nanjye rero ntabwo ndi butinde muri byinshi, ndagaruka ku kintu by'umwihariko cy'ingenzi kimwe, ni indahiro mugiye kurahira, akaba ari n'isezerano hagati y'abashyingiranywe, ndetse ngaruke ku nkurikizi z'ishyingirwa, ngaruke no kuri kirazira cyangwa se bishobora kubangamira umushinga wanyu wo kubaka urugo no kubana byemewe n'amategeko, kugira ngo mubashe kubyirinda. Uyu munsi rero nishimiye no kubamenyesha yuko nta mbogamizi twe tubona twebwe, ariko kugeza ubwo mwaba mugiye kubishyiraho umukono, turabaza n'ubundi abari aha, kuko ushobora kuba waje gusezerana ariko nawe uri umuhamya, bikaba byagufasha yuko wanatanga ubuhamya ku bandi, ariko n'abariya bari hanze babaherekeje, habaye hari ufite impamvu twamuha umwanya, nayo mpamvu twabahaye uburenganzira bwo kwinjira, ntabwo twaheje, ariko nanone tukabikora twubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ikindi nagira ngo ngarukeho ni uko murabizi kugeza uyu munsi twagize amahirwe yo gukomorerwa gushyingira, ariko hari igihe bitari byemewe. No mu gihe byemewe rero hari amabwiriza abigenga, si uko ari ukubabuza ko mwashagarwa cyangwa se mwakwishimana n'abandi, ahubwo ni ukugira ngo dusigasire ubuzima mu gihe urukingo rutarabasha kugera kuri bose, mu gihe icyorezo kigihari. Ndabasaba ko twakubahiriza amabwiriza, kuko hari n'abifuje aya mahirwe yo kuba nibura bo baza bagasezerana nta n'ubaherekeje, ariko ntibyabakundira kuko amabwiriza atabyemeraga. Muri iki gihe rero ko tuzitwara nibyo bizaha amahirwe abandi nabo ko bikomeza, ndetse natwe tukazaha amahirwe yo kuba twakomeza kugira umuryango muzima. Muri urwo rwego rero basaba yuko nk'uko amategeko abiteganya cy'amabwiriza avuga ko nta birori bindi twemerewe gukora, tubyitwararike kugira ngo tutabuza n'abandi amahirwe, kuko mu gihe twaba tutubahirije amabwiriza dushobora gusanga amabwiriza yarasohotse yagize ibindi ahindura. Hanyuma nongera kuzirikana yuko iyi ndahiro tuyifata nk'indahiro, ariko ubundi ni isezerano. Niyo mpamvu wowe ugiye gushyingirwa na mugenzi wawe uterura uvuga uti njyewe, ukavuga uti njyewe, ukavuga n'amazina yawe, ndetse ugasezerana na mugenzi wawe ufite impungenge ntacyo. N'ubundi ariko turahari, twiteguye kumenya kubaba hafi, nubwo bidahindura icyemezo muba mwafashe, ariko ikintu cya mbere ni urukundo, ni ubwubahane, ni ubufatanye, ni ukugira gukorera hamwe, hanyuma no guharanira intego rusange, ndetse no kuba intangarugero n'abandi bakazabifuza kuba babareberaho mu guteza imbere umuryango nyarwanda. Aha nagira ngo mbashimire kandi mbifurize kuzagira umuryango mwiza, kandi mubwiye ko mwahisemo neza, kuko ibintu biciye mu mucyo aba ari byiza, kandi amategeko yacu ni meza, abereyeho kugira ngo afashe umuryango. None abantu bari hariya hanze n'abandi babonye ko twabatangaje hariya babahaye uburenganzira, kuko ntabwo batanga mu gihe cy'ingingo ryanyu. Uyu munsi nabagare niba hari umuntu ufite impamvu yatuma umwe muri aba ngaba badashyingirana na mugenzi we, hari ufite impamvu akabivuga kugira ngo tubahe uburenganzira. Habiyaremye Augustin na Niyongira Odeta, muriteguye? Niba mwiteguye mwebwe uburenganzira muraza hano murasoma, murajyana amasezerano nanjye tuze kuyemeza, mushyira umukono amasezerano, ariko kandi
munahamya yuko mwiteguye gushyingiranwa kugira ngo abandi nabo niba bumva indahiro yanyu cyangwa isezerano ryanyu murifuza uko bikwiriye turabaha amashyi ubanza ninde yegere hirya hanyuma nubikora neza turaguha amashyi n'ikimenyetso ko nawe ufata ibendera uzamuka ukuboko kw'iburyo uzamuka ukuboko hanyuma hari y'umugabo aha tuzuye wumva amazina yawe yewe Habiyaremye Augustin maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe nemeye nta gahato ko wowe Yongira Odette umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. hanyuma mwategura n'ikaramu muza gusinyisha hariya Njyewe Yongira Odette maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Habiyaremye Augustin umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Umutima wanjye